nuko tuje kandi nuko tugarutse tugarukanye na za modoka z'abakimaze, tugarukanye na za modoka z'imiturika, tugarukanye na za modoka z'abajejetafaranga. Reba imodoka ntuze ko wacika. Iyi ni Burashari TV. Washatse akazi urakabura, ufite amafaranga ushaka kuyabyaza umusaruro, inkunga ya mbere ni ibitekerezo. Aho ngaho ndagufasha. Bakwirukanye ku kazi baramaze, ikitakwishe kiguhindura umunyembaraga. Habura ukwezi kumwe ngo nsinye kontara, intebe nicaragaho bayicajeho undi. Umwana w'umusore wari ufite inzozi zo kuzagira kure kandi heza, mu gahinda kenshi n'umubabaro, nzinga ibikapu nderekeza, niko gukora next. Ibikurikiye Burashari TV. Burashari TV, Burashari Special Technician, sosiyete icuruza imodoka biri ku rwego rwo hejuru, kwamamaza biri ku rwego rwo hejuru. Ariko ubundi niba atari ukumvuna ushaka iyihe modoka koko, ko nakoze icyo nagombaga gukora, nkakuzana kuri Burashari TV. Ariko ni wowe wakoze iby'agaciro, wowe wakoze subscribe, ugakora share, ugakora comment, kugira ngo imodoka nzajya ntereka ku isoko zose uzacyo uzibona. Ndagushimiye rero, ndagushimiye wowe ukurikiye Burashari TV, wowe wakoze subscribe, uri inshuti magara. Imana izaguha umugisha, icyo umutima ushaka kizabe nk'uko ushaka. Niba utarashaka, uwo ushaka muzabane neza. Nawe niba ukigera kuri Burashari TV akaba ari ubwa mbere, ikintu ugomba gukora ni ugukora subscribe, ugakora share, ugakora comment, kugira ngo imodoka nzajya ntereka ku isoko zose uzajya uzibona. Aka ni ka kazi k'umuturika dufitiye muri uyu mwaka. Nk'ibisanzwe kuri mikoro ni Burashari, nigena Emmanuel, uwo ni wenge. Wewe bakwitanda ukurikiye Burashari TV, aka kanya ukora kubona imodoka z'abakimaze, imodoka z'imiturika, imodoka z'abajejetafaranga. Ndaguha Lava Phone Voix modèle 2007 ku mafaranga miliyoni 14 sapine, imodoka y'imbirigi. Iyo modoka urayumva. Ndaguha Lava Phone Voix modèle automatique 2014 ku mafaranga miliyoni 20. Uraza kunyizwa n'iki muri iyi minsi? Ko mfite byinshi byo gukora, dufite akazi kenshi. Niyo mpamvu nkubwira ngo dufite akazi k'umuturika muri uyu mwaka. Dufite akazi k'umuturika muri uyu mwaka. Ntuze ko wacika, barakwereka imodoka. Iyi ni 2005, ni manuel ku mafaranga miliyoni 8,500. Urabasha kuwayegukana. Izi ni za modoka z'abajejetafaranga. Duhamagare kuri 0788497423. Niba ufite imodoka ugurisha cyangwa ukaba ushaka kugura imodoka ku giciro kiri hasi kandi imodoka nziza cyane, dore ko guhera ku mafaranga miliyoni 1 y'amanyarwanda ubasha kuba wakwegukana imodoka kuri Burashari TV. Ese undi Burashari TV urayizi neza, urayisobanukiwe, uri umu Burashari? Aba Burashari mwese, itsinda ry'aba Burashari mwese, ahantu muherereye hose kuri uyu mubumbe, ndabasuhuje rwose. Mbona gusuza aba Burashari mwese. Ariko ubundi uzi kuba ubu Burashari kuntu bimera cyangwa uzi icyo bisabwa? Niba ukurikirana imodoka ntereka ku isoko buri munsi, ukaba ukurikirana neza, ukaba unyumva neza buri munsi, uko mba ndi muri studio, muri recording, muri studio, ukavuga ati Burashari azajya muri studio ryari, ukaba unkurikirana neza cyane buri modoka ntereka ku isoko yose, ukabona nk'iyo bita ya Race Verso cyangwa bayita Kagati. Nk'iyi ngiyi Kagati irashaka amafaranga make cyane, amafaranga miliyoni 7. Miliyoni 7. Ukavuga ati nkurikirana imodoka kuri Burashari TV buri munsi. Icyo gihe wamaze kwinjira mu itsinda ry'aba Burashari. Niba waragura imodoka kuri Burashari TV wamaze kuba Burashari. Niba waragurishije imodoka kuri Burashari TV wamaze kuba umu Burashari. Niyo mpamvu ntago uzigira wicuruza cyangwa ngo ubabare kuko wakurikiye Burashari TV, kuko wakoze subscribe kuri Burashari TV. Ntuzigira wicuruza cyangwa ubabare. Oya, ahangaho hafate nk'iwawe kuri Burashari TV, uhafate nko mu rugo. Nuza kugura imodoka kuri Burashari TV uzumva utuje rwose, wumva wisanze nk'umwana ujya iwabo.
uzumve wisanze nk'umwana ugiye wawe, kuko ahangaha ngufasha nk'uwifasha, nkagufasha nk'ufasha umuvandimwe we, nkagufasha nk'ufasha inshuti ye magara. Reka mbisubiremo kuko ntacyo wabihinduraho, ntuzirwe wivuna rwose. Wabishaka utabishaka, kugura imodoka kuri Burashari TV ni iby'agaciro kuri wowe ndetse ni iby'agaciro ku muryango wawe, kuko ntabwo uzigira wicuza cyangwa ubabare kuko wagura imodoka kuri Burashari TV. Ikizavuga ko waguze neza kandi ni uko uzafata imodoka ukayivana hano i Kigali, ukayijyana iwanyu mu burengerazuba, cyangwa ukayijyana ahantu bita za Coko, ukayijyana ahantu bita za Mbugagari, wayigezayo bakakubwira ati imodoka uyivanye he, ukababwira ko uyivanye kuri Burashari TV, bakakubwira ati se Burashari TV mwabonanye koko, wamubonye neza, wamubonye, niwe nanjye wampaye iyi modoka mfite, atunganya imisoro yatumwe ku 98%. Reba imodoka ntuze kubacika, iyi bayita Altis automatique 2003 ku mafaranga $7,500,000, urayegukana no gukatura turakatura no gukopa turagukopa. Mbona gusuhuza aba Burashari bari mu burasirazuba bw'u Rwanda, mu majyepfo, mu majyaruguru, aba diaspora mu mujyi wa Kigali, mumeze neza, mbahaye yamba. Nzi neza yuko tuzahura umunsi muzamwagize i Kigali, tuzahura zirebe neza, uzitegeze ntuze ko wambura. Harakuntu uvuga ngo Burashari TV ndakabya ariko se kuko ndakabya, niba nkabya ariko nta kibazo, ibyo mbaha ariko nzi ko nta gukabya kwa kurimo, kuko iyo ari ugukabya ntabwo mwagura imodoka ahangaha ngo mugende mwishimye. Hari ubuhamya rega burivugira, ibyo nakoze ndabizi. Niyo mpamvu ngo nakoze icyo nagombaga gukora. Aba diaspora mwese munkurikira, aba Burashari mu mujyi wa Kigali, ndabakunda cyane kuryo mutabyumva. Burashari TV ni iyanyu rwose. Nitwe dutunganya imisoro twatumwemo kuri 98%. Uzumva byinshi kuri Burashari TV, bimwe gukore ku mutima, ibindi bigukore mu bwonko, ariko ibyinshi bizagusigira isomo. Ndagushimiye twabanye kuri Burashari TV tuguteka imodoka ku isoko, imodoka zitandukanye, imodoka z'abakimaze, imodoka z'abajeje tafaranga. Nukuri uri inshuti magara, icyo umutima ushaka kizabe nk'uko ushaka. Niba utarashaka ushaka muzabane neza. Nawe niba ukigera kuri Burashari TV akaba ari ubwa mbere, ikintu ugomba gukora ni ugukora subscribe, ugakora share, ugakora comment, kugira ngo imodoka nzajya ntereka ku isoko zose uzajya uzibona. Aka ni akazi k'umuturika dufite muri uyu mwaka. Nk'ibisanzwe kuri mikoro wari kumwe na Burashari, Nigena Emmanuel, tuzasuta, see you, bye bye.